Shana ni umukunzi wanjye. Uri kundeba nabi sohoza. Sebite. Kubona uko wandebaga uko waga wishimye atari kumeza. First of all wanze umva impamvu ngo hamagaye hano. Iye mama. Urankombe seba. Kuri kundeba. Neza nigeze mbivuga ariko okay I was missing you ariko banza wumve. Sibyo. Sasa urabona igihe tumaze bivuga neza shako ugiye kunongora sibyo ukakundi igihe ukora sibyo oya nta jokes zirimo hano be serious bona tumaze igihe dukora ibintu bitari okay be straight urabona tumaze igihe ducitinga sister wawe sibyo ngibyo byanyigate si twarabivuyeho bebe okay sasa urabona ubukwe bugiye kuba buri hafi no uje kumwangisha ubukwe je ntago ndi umuntu se no way okay ndabyumva like twabikoze mukundana warabishakaga you know that you career sasa rero ubu nyine urumva wabanje ukanyura basi urabizi yuko ryari kujya dukora bino bintu nta rukundo rwari rurimo hari ibyishimo by'umubiri umaze kumva nyine urahaze ese uranyumva cyangwa komeza banyakuba okay urabizi yuko ari irari ry'umubiri ikindi sinagukundaga bivuge neza utandeba nabari okay kabikoze as enjoyment rero nashakaga yuko bino bintu tubisubikira ngaha sister wenda mukunda cyane nashaka yuko twubaka urugo rwiza yego utarimo ibintu byo gucitinga yego tukabyara hungu na kobwa then we stop here ibyatsi nyine uritonze urabyuka urambara urasokoza ngo nguje kukatira pisi yego harukundo rwari rurimo abahungu cyakoze amasetse umaze kurya amaze kuhaga ubu nibwo wibutse ko nyine ufite ubukwe nibwo wibutse ko ufite umukobwa wakundaga hasi tugiye gukora bino bintu ntabwo nakubwiye yuko nta ntego yo kugerayo nukuri kandi warabyenjoye ningaga nzi ko ntako cyakoze amasetse ubu nyine aka kanya igihe cyose byabaye uwo mukobwa ugiye gushaka nako sister wanjye adahari ako ubundi nka sister wawe ntabwo wakora bishima none wowe kuki wazaga rero kundeba baby ese abuze uburyo ibintu bigoye bebe ko nyine twabyumvikanyeho kandi ugomba kwihangana nanjye rega biba byambanganiye nuko ari ukubura uko ngira ntabwo nakabaye nkora ibi bintu ese uramutipe nta kintu murakora nukuri kwimana na gisi nyabyizera sinzi bamvuga numva nari kubyizera nuko icyo utanyizera oya sukuba kutakwizera ariko simba numva kuntu umushobora kugera kungira urabona uko bigiye kohora buri minsi bike ngo bigiye kuba ko nta kintu kiraba nukuri kwimana nta kintu na kimwe kiraba okay kandi ikindi nanakubwira ngo abanze ngo yumve uzabyemera uzabyemera ntago nabyemera yego kubera ubushobozi bwanjye mfite bukeya narabyemera nemera ko dukora kano gakino ariko ntago nigeze mvuga ngo n'ibyanyu ujye kubitanga icyo kigomba kukimenya bebeho muri rwose ntago uko nankunda ntago nubwo ibyo nabitekereza uko nakora iki nese njye nagukunda sorry ako nyine njye ntabwo mukunda urabizi neza niwe wenyine nkunda niyo mpamvu rero nibyo ntabwo byaba kandi igihe mbikora n'umuntu nkunda bivuze nibutse ko nkunda nyine ndi wawe mba numva ndi umunyamahirwe muri buno buzima yego nyine Imana ntiyaguha byose yego amaye igikundiro pe uranyikundira nyine Imana ntabwo igitanga ibintu byose ibaze ko yanyimye amafaranga niko kantu konyine kaburagaho ngo mite wegukana burundu utamanje no guca no hirya no hino oya ariko icy'ingenzi ni uko dukundana kubana icyumweru kimwe iki divorce yihuse nta niguze nakubaza ngo bimeze bite uwo muntu
ese ubona ngiye mbyishimiye ubona ngiye nabana nuri agitekerezo mba mfite wazaretse mukazajya kubana wari waramwimbagiye ko wazaga kundeba ako nkawe ukunda sister wawe cyangwa Jatsi ndamukunda ko turavugana nese ko tukunda umuntu numwifuriza ibyiza nese nanze ko agira ibyiza uri kuvuga aha none wari uzi ko tuzabana rero yego akora bizindamukunda kandi ibyo bintu twarabisezeranye ku munsi wa mbere tujya gutekera kuryamana tuvuga yuko nta bintu bya relationship ari enjoyment biraho ngaho ko aruzi yuko nkundana nande na mukuru wawe none se wumva ko byaba umuntu nakwiyumvemo byarangiye nkukunda ngo iki urwo rukundo ugenda urukunda ikipe y'igihugu nge nta mwanya ndabona nubwo gukunda nase utekereza ko gukunda ibyo bintu utangiye kuzana by'inkundo rwose ntabwo bikora first of all nyine nanjye kuba umugabo nkaza ntambuka bakavuga ati papa runaka cyangwa se ntabwo nakubera baby mama wawe ntabwo byaba bigushimishije se basi umva icyo nashaka ni ubugoryi turimo ikindi kari kiyongereyeho kuki utavuze ko ari ubugoryi imbere bikaba inshuro ya mbere ya kabiri ariko ni icyaha turi guca ni nkaho turi gucana imireba nafashe irembo umuryango wanyu wose uzi yuko nkundana na mukuru wawe ikindi tuzakora ubuko ejo bundi nkungu wambabareye koko ukareka nkarongora mukuru wawe mu mahoro tukareka ubwo bugoryi ko ubabuza abahungu bose abahungu bari Nyarugenge cyangwa muri Gasabo cyangwa Kicukiro no mu Rwanda hose ko nijye ugeza gute kuko no satani yakuntumyeho yakumbaburiyeho nicyo utabona ko mukunda niki naguhaye nta kuntu iyo nyama yankunze wajya kuyikundisha ahandi njyewe mbabarira ikindi kandi sinshaka kwiteza rubanda ikindi no buretse no mu muryango w'iwanyu ntabwo no mu muryango w'iwacu bose barabize ibaze none hagize n'utubona none na rubanda ubwabo barabize hagize utubona duhagaranye gutya turimo turatozana igihe ni kimwe iyo point ugenda uyitekereza kandi ndakeka yuko uri mukuru bihagije ku buryo wakwifatira umwanzuro kandi ukunda mukuru wawe you know that do your best ndabase witi mwana kugira nanjye mbizere ko uzagaruka asugiye umuti wamerizanye ntabwo ibyo bintu bishoboka hakubona ngiye karagasore nagakunda nyine banza ubindi kubwira basirika bazagenda mujye kubana basi twite ba de n'igihe gito kiri uwo muri ariko kubera wihutisha ibintu wowe nugiye ikibazo ntabwo ibyo bintu ntabwo bishoboka wihutisha ibintu barumva umutima uri buranje kandi ngiye umutima ndiyemba hari ikintu kiba kiri kuba kitameze neza utangiye kunyekera ibyo bintu oya si ibindi bukiri ese ubwo ugiye ntuzagaruka gute se ari igihe wakugemuye gute nyine mbeho narimba urwo mbonye kandi iyo umuntu atangiye gukeka no ku bintu bigenda bipfa oya sheri bigapfa disi bamba rero basubye gira urabizi ndagukunda nta kintu na kimwe nakora kandi byose mbikora kubera wowe reka tubigenze kuriya twabiteguye divorce twibanira ubuziraherezo nta stress ari amafaranga nyine ubu nawe ari iki naho yicaye ngo mfite ngo mukunzi ngo ngiye gutwara mu rugo wahe igihuha niwe wanjye uba wabyegereje umutima cyane uzi urukundo icyo ari cyo uzi gukunda ibyo ari byo njye ndagukunda ahandi niyo mbonye umuntu anakurebye mbona namukuramo amaso biseke humura rero ntukajye ugira impungenge duwawe subizi rero ngo ndushe ubwanwa bwinshi hano ukunda bwawe cyane sibyo n'ubwanwa ibintu nyine ukuntu umeze nta mukobwa utagwa harya bamwe ngo arabura igihe kingana gute ngo mukuru igihe tariki nyine nayibuka neza byaba si ibyumweru 2 gusa aha rero bebe tukwiye kwitondera bino bintu ko ibintu byinshi kenshi by'ubukwe bipfa mu minsi ya nyuma kujya kubona birapfuye umupango twapanze igihe kintu ukabona birapfuye dukwiye kuba duhagaritse kubonana ubu yagize nk'umuntu dufotorera hano cyangwa hagize nk'umuntu tubona arawundi hano akamwoherezamo nk'amafoto kandi yanjye yabipfuye ntabwo nshobora kubaho njye nakubona hafi yanjye urabizi ntabwo iminsi 2 n'iyo ngiye ibyumweru 2 ntabwo ari byinshi kugira ngo ibyacu bicemo ibyumweru 2 ni byinshi cyane ariko
basi wenda twahindura uburyo twabonanagamo ntitwongeye gusohokana nkajya nkureba mu rugo iwawe nta kintu bitwaye. Ibyo nibyo nanga rero. Bari bose babizi ko ndi umusore wibana. Disaki nta kintu kimwe ngira. Umukobwa mwawe mwiza kuwahinguka nago abantu benshi bakwibazaho. Hagize umuntu kubona winjiye muri ranzu yanjye. None se ngura umuganga wabuje kumvura. Okay. Ukwiye guhagarika kuza mu rugo reka ubukwe bubanze bube burangire. Ntago ibintu bishoboka. Nese ubona ngitagukunda. Ariko uzi ukuntu ngukunda. Uzi uburyo ngukunda. Shigenda gukunda kuri rwa rwego niyo mbonye. Niyo nekereje ko undi muntu agukunda birambaza. Ariko byemera ibyo bintu, sibyo? Babareshe ibyo. Come on. Okay. Se kwa uzo ndeba cyane namahoro. Mama cyakuriye. Okay. Hari cyo mukuru wawe se yakuntumyeho? Oya, wapi? Nje kugiti cyane gusa. Okay. That's good. Nta kibazo okay, wambwira icyo nshakira. Okay, ena. Urasa neza. Merci. Basi wamube. Nimba nta kibazo ariko. Gusa ubwo birakumara iki? Oya njye nuko mbishaka. That's good. So ngiye neza do. Uhobera umuntu umeze gutya. Ako sinumva akamaro k'ibyo bintu ubundi first of all. Okay. I know you ko ukunda sister wanjye. Of course. None ikibazo kiri he? Okay, katuve mu mikino. Hano wabaye iki? Va mu mikino. Nubwo nandi gukina. Mbwira icyakuzanye. I know. Ubona ndi mukuru. Okay, icyambere. Nashaka kubona nimbuga mushaka. Nubwo mubeye nabi ariko nashaka kukubobera neza. Ese akamaro ukura mu kumubera ni nk'akahe? Yati njenje hano nari ngukumbuye tu. Okay, that's good. Nachoze. Ahubwo ngasi nyine nganiza. Shamumve kumba zitari zawe guys. Hako zitari zo kumbaza ngo sister wawe biki. Nese ni radio uguze ku buryo uri bukane kuri boutique acuranga. Bashaka kayiko. So nako ngako kazi nyine mukari ngombwa kwera. Okay. Anyway. Hari byinshi twanyuranyemo. Nashakaga yuko nawe umubyibuka. Nashakaga yuko abana imiryango yacu ngewe na mukuru wawe barabizi yuko turi hafi gukora ubukwe. Cyane nimbi nta kindi kintu bimbwira gite. Wowe na mukuru wawe okay. Okay, it's okay. Nyine ntabwo nshaka yuko dukomeza gukora bino byaha dukora. Kumana ntabwo ari byiza kandi turabikora umukobwa w'umuziranenge nka mukuru wawe. Nyine nibwo wibutse yuko ari icyaha. Yani isami nasandaye ariko haracyarigaruriro. So rero uri kwigarurira. Ese ko numva wajya ngo sindimo ndabikorera mukuru wawe. Wajya n'undi muntu wo ku ruhande. Ntabwo ukunda mukuru wawe. Ndamukunda pe. Ndimukunda ndumva ahubwo ngufashije kuba twabikemura mu mahoro tutiteje n'abantu. Ndabyishimiye. Hako se uko umukunda byibuze usika ari nako nawe gukunda. Ibyo ntago mbyitayeho kuba ngiye mukunda mu mutima wanjye. Ariko wese gato. Ahubwo reka nkwereke dira. Okay. Nangize igitekerezo. Ariko cyuko utari bwongere kumubwira. Urabizi ibiganiro byanjye nawe ntago byaburamo mukuru wawe. Icyo navuga ni iki rero. Waretse ukamfasha. Nawe wifashije tukamukorera prank. Jewe mufashe
ukorere sister prank. banza wumve prank ni nyabaki sibyo okay twavuze byinshi wenda uretse yuko ntavuga ariko bakongera kuko oya mugabo yari waravuga yeah that's it rero akose wowe na please kumbona harimo akabura amenye da twiganira gusa bisanzwe biraho arya ni nyabake kari nkajya ibyo rukundo byanje bari birebire wa mugabo we nari ibyo rwose gusa mbashimiye ubushuti tugirana hagati yacu sikumbukomeye we are like family kandi by'agaciro buriya biba bikaze muri kino gihe kugira ngo nk'abantu babone umwanya bahure bahuze umugambi bajya inama kandi babyumvikaneho ni ikintu gikomeye cyane ko sibyo so rero ntagiye kure cyabindi navugaga oya noneho mutugenderaho mu muhanda oya ndareba don't worry it's okay nta kibazo gusa nyuma wenda y'igihe uzatubwira ikintu ushaka kuvuga ari n'ubi ntabwo natwereka ntabwo natwereka boyfriend cyangwa se ntabwo natwereka kandi reba uwo ubwanwa bwuzuye amatama okay so gucyurira urabizi nka brother wanjye nawe reba imyaka ni myinshi ariko buriya bizaza ntabwo igihe kiragera buriya by'urukundo ni birebire kandi ntabwo bihira bose ushaka kuba wakunda umuntu impamvu runaka zigatuma mutagumana ushaka kuba wishimiye umuntu umukunda kurusha ibintu byose oya nese waganiriza abantu utabonye ushaka kuba wakunda umuntu impamvu zigatuma mutagumana atari uko umwanzi ukaba wakemera kuba wava mu nzu nini cyane wabagamo utuje kubera ubushobozi bukeya ukajya muri chambrette yanze nini ukayikodesha kugira ngo gutunga bityo rero iby'urukundo ni birebire suko tudafite imitima ariko turakunda ahubwo wenda twakunze udashoboka cyangwa se wenda runaka igihe runaka nikigera bizashoboka ikindi hari akantu uvuze uranyibutsa hari umushuti wenda ntakantu gutebyemo gakeya hari umushuti wanjye ejo bundi babajije ngo ese ngo wowe ngo kutarashaka nawe abarabajije uwo muntu umubajije icyo kibazo wese kutarapfa nuko nta bandi mungana ubwo yaramubwiye ngo abandi mungana ko bashatse wowe kutarashaka bari munsi yawe munani we hari abapfuye mungana wowe kudapfa ni akajoga ariko nanone karimo ikintu gushaka ntabwo ari pressure cyangwa se kujya girlfriend for reason ariko hagati aho ngaho nubwo mubona bimeze gutyo hari ijambo nashatse kuvuga yaba ari amahoro se no it's okay ntacyo oya nta kibazo igihe tumaranye ni kirekire kirekire cyane twanyuze muri byinshi bikomeye mu mitego itandukanye ariko okay si icyemezo cyoroshye kiragoye ariko numvaga byanjye nabi byarangira kubera bigenze bite ni bya hagati y'abakundana yari gutebya ndabizi I'm serious oya nese mva mubwire ikibazo kimwe nshaka kubaza niko dushobora kuvuga ngo ibyanyu birangirire none ahangaha kandi ubona igihe cyari kigeze cyo kugira ngo ubukwe mukore yari gutebya ntabwo kuvuga ngo hari impamvu ziba zitandukanye
ntacyo mushinza ntabwo nigeze mufata nshitinga ntabwo nigeze mufata ajya gute ariko hari igihe wamuhaze se ukumva ibintu ukeneye ko bihagarika none nakoya ese uramuhaze none ahangaha kandi ndabizi ntabwo njye asirisiriye yamusubiza n'ubushake bw'Imana nyine utarabonye ko muberanye ukifuza kubatandukanya nyine buri Imana ikora mu buryo bwinshi urakomeje cyangwa aho yamusubiza none se nakoze iki ntabwo ari ngombwa kubwira icyo wakoze hari n'ibyo wasanga ari ntanacyo ariko buriya ibyo nawe ariko nawe kandi ndagushimira urugero twagiranye narwishimiye sawa ariko ntabwo uri gusobanura neza ntabwo umuntu ibyo bintu ntabwo byumvikana guhita uvuga ngo birangira ako kanya yaba guciye inyuma se waba ufite undi mushinga ese ko numva wajya gukurikiza urukiko njyewe mvuze yuko ibintu birangiye kubera iki nyine mbwira impamvu ibyo bintu bigomba kurangira cyangwa habaye iki nyine kugira icyo kintu kirangira nta mpamvu ngenda ndumva ibintu byacu byahagarara ngaha hari ikibazo kirimo ibyo bintu kuri ntabwo wahagarika ibintu kuri aya masaha ndeba ukuntu bimeze imiryango yose iradutegereje ntabwo ibyo bintu wabinkora kuzanywa twari kuzanywa ariko se nimba mvuze yuko ntabwo ushaka mu buzima bwanjye wakumvishije ese ubundi ndakwinginga mu biki ko nigeze nanagukunda urabona igihe cyose natakaje umwanya hejuru yawe ndabihaze nawe winkoraho ndabihaze urabona ukuntu umuntu aba yamwinginze yagize ibiki njyewe ibyo bintu byo kwishushanya nigira uwo nariwe ntabwo mukunda noneho n'uyu munsi uhita unabimenya ntabwo uvuze umuntu umunanirwa akwinginga ko njye n'ubundi ntegeze mukunda kandi Sharon narabikubwiye ko uyu muhungu njye ibyo bintu nabishaka urabizi ko ari wowe nkunda kubera icyo tujya uvuze wabaritseho gatoya Sharon si ni wowe ndi kumva cyangwa ndi kurota ni wowe ni ubushuti n'ibiki naho muri mu rukundo bebe ubundi wababwije ukuri njyewe ntabwo dukundana ese ni wowe avuze ko yuko mukundana arimo arakubeshya kubera yuko wabibonye ryari dukundana n'inguyu nawe nkabibona ukuntu mugenda mukorakoranyaho ubwo butoki bwanyu ntabwo ibi bintu by'imikino njye murakundana hagati yawe ntabwo niyo bari kubazana ari njyewe uramenya wa mugabo niyo bari kubazana ari njyewe ntabwo nzi njyewe n'uyu nguyu subiza rero kumukundana muti murabakobwa murabatinganye sister wanjye ariko murabatinganye uvuze murabatinganye muri babiri ayoke ahubwo mufite ikihe kibazo ko muri babiri arakubaza wowe ukambaza nibo bari kubaza ariko ahubwo gute mutingana muri babiri gute mutingana ni gute mutingana z'abavandimwe gute mutugirishije ahubwo ntabwo uri umusazi wafite ikihe kibazo tugomba kubabwiza ukuri ntabwo ibi bintu njye nabiguma murabizi utamubitisha wa mugabo wese kurwara baburetse mwe muri mu biki icyo mvuga ni iki hagati yanyu hari relationship irimo ese ntabwo uri kubyumva nanigeze iba ufite kumufatanya mushiki wanjye nkunda kandi nuba ibyo bintu bari kuzana njyewe nkundana nawe wa mukobwa wakicanga icanga dukemura ibintu bibazo urumwe mu banyamuryango bacu icanga dukemura ibintu bibazo baburetse kuri no ncuro reba igihe cyose twakundanye wowe igihe cyose imyaka yose tumaranye urayifashe uyikubye na 0 naho uri kumwe n'uno musore murakundana muri mu mapenzi sinzi ntabwo hamagara ngo sinzi yuri mbese wari uri kumwe n'uyu nguyu ako nawe nkugaruka wowe gute inshuti yanjye y'imyaka n'agateke umemukira bigezanga wakundana n'agafere nawe n'umutsi uri mu gihe nigeze mwemukira mugabo urabizi ubu wasaba munaryamana right tujya ntabwo twaryamye njye nizere ko utazongera kumbwira ibyo ushaka ibi ngibi tubishyire ku musaza n'ubundi nimba namukunda ntabwo mukunda ntabwo impamvu yo guhatiriza ibintu bitaturimo ese ni wowe uri muzima nta kibazo ufite thank you ngo tubishyire wowe baburetse ntunkoreho ni kukubaza nta kibazo ufite uri kwirengagiza yuko ufite ubukwe ejo bundi ibyo bintu wabyirengagije sister ibi bintu n'ubyiva ntabyivangemo uyu we yabishe mate nari nciyeho nta kintu twakoze ndetse wari uciyeho ni bisi yari ihagaze ntabya sinzi byose hari ukuntu umuntu avuga ibintu bimucitse wa mugabo ujya umenya ko muri sosiyete nyarwanda kwibeshya uri inshuti yanjye
muri phone igezeho message zanjye. Arimo arizwa n'ubusa none. Uyu ni igitambo uvuga ko yarizwa n'amagambo tumubwiye gusa. Ese sita niwe ndi kubona n'undi muntu bite? Ongera uvuge ko utamundi imbere yawe. Jewe undi kumirwa bana yanjye. Aracyanda bihamya rwose. Arashaka yuko bamubwiye ko bamukunda. Ibintu tugomba ega nawe ugomba kumenya uko ukeka kuyirirwa wiruka mu bintu bitazashaka. No, ibi ngibi turabigenza gute na mama nabyumva? Mbeme wavugishije kuri byibuze bwari. Yego Lucasi wa. Umva mbabwira. Pe nakomeje kwihakana. Yego. Ariko kubicika birananiye. Ushaka kunyice ndi mu nzu yawe. Unshyingure ntaho n'umuntu wazanabimenya kuko nta n'uwazabivuga. Ariko ukuri naho waguhungira. Urabizi ko umukuri uyu mukobwa urabizi ko twakoranye. Umukobwa najyaga mpora mubwira ko nakunda twakundanaga tukiri bato. Yari umukobwa. Kubera ko ugenda umukene urabizi nta kintu na kimwe mugirira. Ntabwo nari nshoboye kumutunga. Lucas. Kubera ko rero wowe ufite amafaranga. Ugombaga kubana nawe akaba wenyine nese nari kubigenza gute. Urabizi nawe nagutunganye ubushobozi. Nukuvuga ngo murakunda. Okay. Wica kure batubwire Ntacyo atavuze nawe. I'm sorry for kukubwira nabi. Ariko anyway. Let me say this. That time nakunda. Right? Sibyo? Yes. Good. Okay. That's good. Nungu yambwiye ko atankuru. Okay. Kibazo. Gusa ukuri guhari ni kumwe. Chose prank. Yeah, ni prank twapanze. Njyewe na murumuna wanjye. Kugira ndebe wenda ingano y'urukundo nkundamo cyaze nimba nakunda. Ariko nkeka yuko ntabishidikanyagaho. Ariko ibyo mbonye hano bitandukanye n'ibyo twatekerezaga. So rero kubw'ibyo buriya Imana ikora ikintu hari kigamije kandi cyiza cyane cyagira akamaro abantu. So kubw'ibyo rero ne kujya amagambo menshi. Nimba mukunda nta kibazo komeza mukundana nanjye hari umubano wihariye n'ifitanye n'umuntu wawe. Ariko nari nabihagaritse ariko nari nabihagaritse kwera ukuntu agukundaga. Ariko nanone it's fine. Buriya mbonye yuko umuntu agomba gukunda umukunda. Kuko ukunda abandi.